Turaza kuganira ku muntu watangaje abakozi b'Imana benshi, umuntu yavutse mu muryango udakomeye, yavutse mu muryango usanzwe, ariko ageze naho abantu batangira gufata amafoto ye bakayamanika mu nzu zabo. Shalom nshuti wafunguye video, Imana iguhe kuba uje kwifatanya natwe mu kwiga ijambo ry'Imana, kandi Imana igufashe kugira ngo ibyo twiga ubifate, tubifate ngo bimumorize gusa, ahubwo Imana igufashe kugira ngo ushyire no mu bikorwa. Haraciyemo igihe kirekire ndakora video, ikibazo cyari cyabaye kamera yagize ikibazo, ariko nabuze ngo kugira umuntu warindire ikibazo kizakemuke, ahubwo umuntu yakoresha icyo afite. Niyo mpamvu rero navuze ngo reka mfate iyi video, kuko nari nayibemere, narabye yuko tuzakomeza siri y'ububyutse cyangwa video y'ububyutse. Niyo mpamvu nakoze iyi video. Mwihanganire quality niba mbi ntimubyiteho, message niyo ingenzi. Mbere ko ninjira mu ijambo ry'Imana, hari ibintu bitatu nshaka kubabwira abandimwe. Icyambere nuko nshaka kubakangurira kugira ngo mukore subscribe niba mutari mwakurikira iyi channel, kandi ntacyo bisabye, ni ugukanda gusa kugira ngo nidutanga message, nidutanga video, ndukora ikintu icyo ari cyo cyose ujye ubimenya. Icya kabiri nuko nshaka kugira ngo mbibutse yuko mfite Instagram account ebyiri, imwe ni yanjye bwite, ndavuga nyine ni ya personal, nyine ni naho nshira ibintu byanjye bya personnel, ariko hari n'indi ijyanye ni YouTube channel. Cyana gusaba rero nuko wakurikira iyo ijyanye ni YouTube channel yitwa CTV, hano hasi irahari, ukandeho uyikurikire, naho uzaza umenya ibyo turi gukora. Ikindi akarusha impamvu wama gukurikira iyo YouTube, iyo account ya IG ya Instagram, nuko haza nzanshiraho ibitekerezo byanjye, ndashiraho cyane ama article cyangwa ama blog nzanandika avuga ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Aho hantu ho hari igenda nshira ibitekerezo byanjye bijyanye no kubaka umuntu mu buzima busanzwe, bijyanye na economy n'ibindi. Ababizi nakoraga aba blog yatandukanye kera, ariko nzongera mbikomeze. Narabikoraga nsa nk'ubishize inyuma cyangwa nk'ubiparitse, ariko ngiye kongera kugira ute kubikora. Cya gatatu nashaka kubabwira nuko nashizeho groupe ya WhatsApp. Buri munsi nshiraho ijambo ry'Imana, buri mu gitondo cyangwa buri masaha ya saa sita nshiraho ijambo ry'Imana. Ikindi aho niho nshiraho ama article amwe namwe nandika avuga ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. So iyo nayo uzayikurikira. Akarusho iyo WhatsApp group niyo dukoresha tugira Bible study buri kwa gatanu. Nanone nshuti, niba ari ubwa mbere wabona iyi video cyangwa ari ubwa mbere wakurikira ibikorwa byanjye, nshaka kuguhamagarira kugira ngo uze wifatanya natwe muri Bible study buri kwa gatanu saa 1 za Finland. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'ububyutse. Nanone ni ijambo ni isengo, ni youth arise, guhaguruka kw'abasore cyangwa guhaguruka k'urubyiruko. Turaza kuganira ku umuntu watangaje abakozi b'Imana benshi, kandi umuntu navuga ngo nk'abasore twakwigiraho, kuko ibyo yakoze abikoze mu busore bwe. Imana yamukoresheje bitangaje mu gihe cye, nubwo yibagiranye mu mateka, ariko ugiye mu gihugu yari atuyemo uyu musore cyangwa uyu muntu, abantu baramwibuka, bibuka n'ibyo yakoze. Mu mateka habayeho ububyutse butandukanye, habayeho ubumwe buzwi n'ubundi butazwi. Nk'ubu hari igihe navuga ngo ntago buzwi, bitewe n'uko bwabaye mu gahugu gatoya kitwa Wales, mu hariya hafi y'Ubwongereza. Ni igihugu gitoya, navuga ngo urebye mu bunini bwako, ndibwira icyo gihugu kingana n'u Rwanda, ariko urebye n'abantu batuyemo ni miliyoni 3 n'igice. Kumva ko ni igihugu gitoya, ni igihugu kidatuwe, kandi n'abantu n'ubundi baba bibereye mu bintu byabo, no mu bijyanye n'imikino ntibazwi, no mu bijyanye n'imyidagaduro ntibazwi, kuko nagahugu gatoya kibereye ubuzima bwako. Icyo gihugu rero nicyo turaza kuganiraho uyu munsi.
kuko nari mvuze mu mateka y'itorero habayeho ububyutse bwinshi butandukanye. Muri Aziya habaye ububyutse, muri Amerika habaye ububyutse, muri Europe habaye ububyutse, yemwe no mu Rwanda habaye ububyutse. Ariko turaza kuganira kuri ubu bubyutse bwabaye muri Wales mu 1904 kugeza mu 1905. Ububyutse bwiswe ngo ni Welsh Revival, bwitiriwe umusore bita Ivan Roberts. Ivan Roberts ni uyu musore muri kubona kuri screen, umuntu Imana yakoresheje ibintu bikomeye. Ijambo turagenderaho uyu munsi bavandimwe ni ijambo riboneka mu gitabo cya Yohana 14 igice cya 14 umurongo wa 12 kugeza mu 14. Haranditse ngo ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora n'iyiruta. Uyu ni Yesu uri kuvuga, kuko njya kwa Data kandi icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Uyu ni Yesu Kristo wari uri kuvuga abwira abigishwa, ako natwe uyu munsi aratubwira. Mureke dusenge. Mwayo Mana yacu, tuje imbere yawe tugiye kwiga ijambo ryawe, reka dufashe kuryumva. Reka umuntu wese afunguye video umugisha, nuzayifunguza umugisha, kandi reka nkubere mikoro ari uvuga, reka bishaka ibyo biba muri iyi video, kandi reka umuntu wese uzayireba, yaba ari uwumva Ikinyarwanda, yaba ari uwumva uvuga ururimi rundi, reka umuntu wese Imana uzamufashe kugira ngo azasobanukirwe icyo iyi video imaze, kandi izagire icyo ihindura muri uwo muntu. Reka Mwami ukomeze kubana buri muntu wese mu izina rya Yesu, amen. Tuyoganira rero kuri uyu musore bita Ivan Roberts. Uyu ni umusore Imana yakoresheje ibintu bitangaje. Reka dusubire inyuma mu gihe cyashize, mu mateka imyaka 160, mu gihugu bita Wales, mu mujyi mutoya bita Loughborough. Muri icyo gice rero niho umuryango w'Abamethodiste, umuryango wa Henry na Hannah Roberts babyaye umwana w'umuhungu bise Ivan Roberts. Uyu musore yavukiye mu muryango, navuga ngo umuryango usanzwe nk'uko imiryango yacu natwe isanzwe. Nta mukozi w'Imana ukomeye bari bafite mu muryango wabo, nta muntu navuga ngo ibintu yakoze yaba yarabirebeyeho. Kandi ikindi gitangaje ni uko yakuriye mu muryango utishoboye mu bijyanye n'amikoro cyangwa amafaranga, ahubwo bari abantu basanzwe. Ise bavuga yuko ngo yari umukozi ucukura amakara, n'uyu mwana Ivan Robert nawe bavuga yuko ngo yagendaga afasha se muri iyo mirimo. Kandi ngo ubwo yagendaga muri ibyo bintu, Ivan Robert nawe yakuze ari umwana usanzwe, yari umuntu nkawe, yari umuntu nkanjye. Nta kintu gitangaje Ivan Robert twavuga ngo mu bwana bwe yaba yarakoze, nta bintu bitangaje mu kuvuka kwe, ariko tuzi yuko mu gukura kwe, mu kugenda imyaka y'icuma mu buzima bwe, yagiye agaragaza guhinduka, yagiye agaragaza kwegera Imana, yagiye agaragaza gusoma ijambo ry'Imana, yagiye agaragaza gusenga, yagiye agaragaza kwegereza Imana. Uyu ni umusore rero numva twakwigiraho ibintu byinshi cyane, turabivugaho birambuye, ariko reka nkubwire inshuti ngo youth arise. Reka abasore duhaguruke turebe ku basore nka bano ba Ivan Robert, duhaguruke turebe ku basore nk'abandi bakoze mu gihe cya kera bazanye impinduka ikomeye, tube abantu nabo bazana impinduka muri iki gihe cyacu. Ivan Robert rero yakuriye mu muryango navuga ngo udakomeye, ariko yaje gukora ibintu bihambaye. Umunsi umwe ngo hari umupasiteri waje iwabo kwigisha, ngo arababwira ngo umwuka wera hari yazagenderera abantu mu materaniro. Ivan Robert yumvishije no jambo, aravuga rero ubwo umwuka wera azagenderera abantu mu materaniro, ngo reka mfata umwanzuro mu buzima bwanjye ngo ntizongere gusiba amateraniro namwe. Ivan Robert rero guhera uwo munsi yaravuze ngo amateraniro yose azaba, yaba ari mu mvura, yaba ari mu gihe kimeze uko ari cyo cyose, nzangenda ku materaniro, kuko ndashaka kumva yuko umwuka wera yaje ntimubona, kumva ko ariko bari babigishije. Ivan Robert yafashe uwo mwanzuro. Impamvu bivuze ni uko Ivan Robert yagaragaza ubushake kuva mu bwana bwe, yagaragaje gushakisha Imana kuva mu bwana bwe. Wakwibaza se wowe ushaka Imana bingana ute mu buzima bwawe? Nakwibaza se nshaka Imana bingana ite mu buzima bwanjye?
Ivan Robert akakubera urugero rwiza. Ku myaka 13 bavuga ko ngo Ivan Robert ubwo yagendaga hamwe na se mu gucukura amakara, ngo abantu bamubonaga ngo ikintu bamwibukaho ngo nuko yagendaga na Bibiliya. Uyu munsi ndo bibigoye kugendana na Bibiliya, ariko tuzigendana mu telefone yacu. So Bibiliya umusore ngo yarayigendanaga, ngo bagenda mu karuhuko ngo akicarira ku ruhande agatangira gusoma Bibiliya. Umuntu yavutse mu muryango udakomeye, yavutse mu muryango usanzwe, ariko ibikorwa bye ukuntu yagendaga akura, ibikorwa bye bigaragaza yuko Imana izamukoresha, kandi koko Imana yagize ute yaramukoresheje. Isunga Imana, soma ijambo ry'Imana, senga, shakisha mu maso h'Imana niba ushaka kugira ngo uzane impinduka muri iki gihe cyacu, nk'uko Ivan Robert yazanye impinduka mu gihe cye. Mu gusenga Ivan Robert Imana yamuhaye umutwaro wo gusengera igihugu cye. Ubwo yari afite imyaka 25, Mwuka Wera yaramuganirije aramubwira ngo Ivan Robert, guhera uyu munsi, guhera saa 7 z'ijoro buri munsi, ngo guhera saa 7 z'ijoro ubyuka usenge amasaha ane kugeza saa 11 za mu gitondo, usengera ububyutse mu gihugu cya Wales, usengera impinduka mu gihugu cya Wales. Ivan Robert amaze kumva iryo jambo rero yasaryumvira, ukuryumvira ngo atangira gusenga, atangira kwinginga, afata n'umwanzuro wo kuva ahantu yarari mu gace gatoya aho yari yagiye kwigira, gace bita Newcastle Emly kari muri Wales, avayo asubira iwabo mu gace kitwa Loughborough nkuko twari twabivuze, agenda ajya gutangira ministeri. Yatangiye ministeri, ntimubyumve nabi ngo yatangiye ministeri ngo atangira gukora itorero, ahubwo yatangiye gushiraho amagurupe matoya y'abana, gushiraho amagurupe matoya nyine utugrupe dutoya tw'abasore bagenzi be, kugira ngo baze bahure, basenge, bige ijambo ry'Imana, bifatanya mu kugira ngo bakomezanye mu gakiza. Ivan Robert rero yakomeje ibyo, akomeza senga, akomeza gusenga hamwe n'abari abasore bagenzi be, basengera ibintu bibiri, basenga kugira ngo Imana ibahindure ibikoresho byayo, kandi basenga kugira Imana izane impinduka mu gihugu cya Wales. Tuti gusenga ni byiza. Hari article nanditse ejo bundi ivuga ku gusenga. Gusenga ni byiza, kandi gusenga tugomba kubigira akamenyero mvuga suku utabiha agaciro, aho akamenyero mvuga kugira ngo tubikore tutabitekerejeho cyane, ahubwo bibe nko guhumeka, tugire umubano mwiza n'Imana, tujye dusenga. Ikigaragara nuko uyu musore bita Ivan Robert mu buzima bwe yari afite habit, yari afite akamenyero ko gusenga, yari umuntu wamenyereye gusenga, yarasengaga ngo asengere ububyutse, yarasengaga asengera igihugu ku myaka mikeya. Mwibuke yuko navuze ngo ku myaka 25 niho Imana yamuganirije imwereka ukuntu ngo bagomba gusenga, basengera ububyutse mu gihugu cya Wales. Wakwibaza se wowe mu myaka ufite, tuvuge ngo uyu munsi ya Ivan Robert, tuvuge ngo umurutaho gatoya, ese wowe urasenga? Ese niba usengera iki? Urasenga ngo Mana mpereza inzu, urasenga Mana ngo mpereza iki, Mana nkorera ibi, Mana ngira ukumva aribyo bikuraje inshinga. Ariko basore nk'aba Ivan Robert mu gihe cyabo basenze, badasengera amafaranga, barasengera imodoka, badasengera abagore, badasengera imiryango, badasengera ibintu biri personnel, ahubwo basenze basengera ububyutse. Uvandimwe, ububyutse busanga no gusenga. Abasore nk'aba Ivan Robert nta kindi cyabaraje inshinga keretse gusenga kugira ngo haze impinduka mu gihugu cyabo. Mu gusenga Ivan Robert yihuje n'aba basore bagenzi be, batangira gusenga. Mu gusenga Imana yabongeye imbaraga, kandi ikomeza kwagura ayo magrupe yabo, kandi igitangaje nuko mu kwaguka kw'amagrupe yabo niko kwinginga no gusenga kwakomezaga kwiyongera. Muri ayo magrupe basengagamo rero, Imana yaje kubaganiriza abasore, ibahereza ibintu bine bizabafasha mu kugira ngo bazane ububyutse mu gihugu cya Wales. Ibi bintu bine simbijyamo cyane ngo bisobanure, ariko ndibye twarabisobanuye muri video ishize ko nabonye ari bimwe ibyo twavuze muri video ishize. Icyambere Imana yarababwiye ngo kugira ngo haze ububyutse abantu bagomba kwatura ibyaha byabo byose, bagomba kubaho kwatura.
icya kabiri umuntu amaze kwatura agomba kwihana kugira ngo ababarirwe. Kwatura, kwihana, ibintu byombi bibera hehe mu gusenga? nk'uko twavuze muri video ishize ko ububyutse buzanwa no gusenga. Imana yababwiye ngo cyambere bagomba kwatura ibyaha byanyu byose, icya kabiri mugomba kwihana ibyo byaha kugira ngo mubabarirwe. Icya gatatu Imana yarababwiye ngo mugomba kwiha Imana cyangwa mugomba kwiha Umwuka Wera kugira ngo abayobore. Icyo ni icya gatatu. Icya kane Imana yababwiye ni uko bagomba kwamamaza Yesu Kristo ku mugaragaro. Twarabivuze muri video ishize muvandimwe, genda uyirebe wumve ibyo twavuze. Ava Robert yabonye iri banga Imana yararimuhishuriye hamwe n'abagenzi be, batangira kugendagenda mu migi itandukanye ya Wales, bigisha ubutumwa, babwiriza, basenga, babwira abantu ibyo Imana yababwiye. Muri iryo hishurwa Imana yarabwiye Ava Robert namwe n'abagenzi be, mu kugenda kwabo bavuga ubutumwa, Imana yamanuye imbaraga zayo. Imana yamanuye ububyutse bwayo mu 1904 haza ububyutse mu gihugu cya Wales. Abantu batangira gukizwa ari benshi cyane, abantu batangira guhindukira bava mu byaha byabo, abantu batangira kureka ingeso zabo mbi. Ku rugero bavuga ngo imvaho, nshuti muvandimwe, ndagusaba kugira ngo ntufatirije nk'uko ari ngese turi kurivuga, uvuge ngo ni ukuri, ko ubushakashatsi bwawe. Urebye mu mvaho abantu bagiye bandika mu gihe cya Ava Robert mu 1904 na 5, aho hantu bagaragaza yuko ngo kubera kwigisha kwa Ava Robert, kubera kwigisha kwa bagenzi be n'ukuntu bagendaga basakaza ubutumwa bwiza, abantu haza ububyutse, ngo amagereza, ngo ububari cyangwa akabari, imyidagaduro, imikino n'ibindi byose mu byabuze abakiriya bitewe n'uko abantu bari babonye ububyutse kandi babegereye Imana. Icyamba kugira ngo mu gihe cyacu cya none Imana imanura imbaraga zayo, abantu bahinduke, bave mu bintu bidafite agaciro, bave kuri social media, bave mu bintu bidahesha Imana icyubahiro, bayegere. Ukumva ukuntu ububyutse iyo buje mu bantu bahindura. Reka Imana idufashe kugira ngo muri iki gihe cyacu natwe Imana iduhindure, isa n'ububyutse bwayo abantu ibiyegereza bave mu byaha, bakurikire Yesu Kristo. Nshuti muvandimwe, ibuka yuko uyu musore ibi byose yabikoze ku myaka 26, kandi nta wundi. Urebye muri experience ye, urebye muri famiye ye, urebye mu gihagararo cye, mwabonye ifoto ye, ntabwo ari umuntu wareba uvuge ngo ibintu byose yabishobora. Ariko kubera ari kumwe na Yesu Kristo, kubera afite Umwuka Wera muri we, Imana yaramushoboje ku myaka 26 azana impinduka ikomeye mu gihugu cya Wales. Kuko twavuze muri cya gice cya Yohana cya 14 ngo Yesu yaravuze ngo nimunyizera muzakora ibikomeye biruta ibyo nakoze. Ava Robert bavuga yuko ngo mu gihe cye ngo yarigishije abantu barakizwa, ngo abantu bakijijwe bakoze totality basanga ari abantu 100,000. Umusore mugenzi wawe, umusore mugenzi wanjye, Imana yaramukoresheje kugira ngo azane impinduka mu gihugu cyawe. Ava Robert bavuga yuko Imana yaramukoresheje, ariko mu kumukoresha kubera yari umwana, kubera yari umusore mugenzi wawe, hari amakosa menshi yakoze, ari nayo mpamvu ububyutse bwamaze igihe gitoya. Icyo umuntu yakwibaza, niye mpamvu ububyutse bwamaze igihe gitoya? Niba abantu barakijijwe, niba abantu baregereye Yesu Kristo, niba abantu barahindukiye, niyo mpamvu ububyutse bwamaze igihe gitoya, kuko baravuga ngo bwamaze kuva mu mwaka w'1904 kugeza mu 1905, umwaka umwe gusa. Hari n'abandi bavuga ubushakashatsi bugaragaza yuko ngo ntibwamaze n'umwaka gusa, umwaka ahubwo bwamaze amezi 9 yonyine gusa. Ikintu kigaragara ni ibintu bine, ndabinyuramo simbisobanura cyane. Ikintu cya mbere cyabaye ikibazo ni imyaka ya Ava Robert. Ava Robert yari umwana mu gihagararo, yari umwana mu myaka. Kubera ubwana bwe rero, Ava Robert n'abasore bagenzi be ntabwo barafite experience yo kujera abantu bangana kuriya. Ava Robert yavaga mu muge akagenda mu wundi, abantu bakamushagara ari benshi cyane, bakamushaka ibintu byinshi bitandukanye, akabura ukuntu abijera ibyo bintu. Bagenzi be rero nabo ariko byari bimeze, kubera iyo pressure, kubera abantu benshi bari babashagaye bamushaka ibintu byinshi bitandukanye. Ava Robert byaramunaniye mentally, bituma ava muri ubwo bubyutse
ngo ava hahandi bari bigishaga ngo ntiyongera kujya kwigisha ngo abo yigenda muri ka gace kiwabo ka Logvul ngo atangira kuba ariho yigishiriza ntiyongera kuva muri ako gace. Ikintu cya kabiri aricyo gikomeye numva abantu bagomba kwibuka nuko aba basore mu bubyutse bwabo nta gahunda yari ihari. Ikigaragara ni uko ngo batangiye bigisha ijambo ry'Imana, batangiye basenga, batangiye bereka abantu Yesu Kristo, ariko ngo igihe ububyutse bwagiye bukomeza ngo abantu batangiye kubyera abandi, barababwira ngo rero aya bantu ko yanababwiye n'abari abagenzi, barababwira ngo icyo umwuka wera kubwiye ari cyo ukora, wumvira umwuka wera. Niyo umwuka wera kubwiye ngo haguruka ubyine, niyo umwuka wera kubwiye ngo kora kino kintu gikore. Umuntu umwe mu banditsi mvaho mu gihe cya Ivan Robert bavuga yuko ngo hari ahantu ngo bagiye mu materaniro namwe ngo bagezemo ngo abantu basanga ari akavuyo. Umuntu umwe yashaka kuvuga cyane agahaguruka akavuga, umuntu yashaka kuririmba agahaguruka akaririmba, umuntu yashaka guhanura akahanura. Nta orde yari iri muri urwo rusengero, abantu bakora ibyo bashaka. Byabaye ikibazo kugeza n'igihe Ivan Robert ubwo yatangiye kwibaza, ese abantu ibyo bakora byose baba babwiwe n'umwuka wera cyangwa haba hari n'indi myuka ibabwiye? Byabaye akavuye kugeza igihe Ivan Robert ubwo yatangiye kwibaza, ese ibintu abantu bakora ni koko baba babwiwe n'umwuka wera cyangwa haba harimo n'indi myuka ibabwira? Ikintu cya gatatu cyabaye nacyo cyabaye ikibazo ni uko ububyutse bwabaye ubw'umuntu ntibwaba ububyutse bw'Imana. Ivan Robert mu kwigisha kwe yari charismatique, yari umuntu wigisha, yari umuntu uzi kwigisha ijambo ry'Imana, yari n'umuntu bitiriye ububyutse kuko n'ubundi nari Imana yakoresheje cyane. Ububyutse bwavuye ku bubyutse bw'Imana ahubwo ububyutse bwa Ivan Robert. Byageze naho abantu batangira gufata amafoto ye bakamanika mu nzu zabo. Cyari ikibazo. Urumva yuko Ivan Robert yigishije azi ko yigisha abantu ijambo ry'Imana, yagiye avuga ubutumwa azi ko abereka Yesu Kristo, ariko abantu ntibabona Yesu Kristo, ntibakurikira Yesu Kristo, ahubwo batangira gukurikira Ivan Robert. Ububyutse icya mbere bugomba kuba bushingiye ku ijambo ry'Imana. Ububyutse cya kabiri bugomba kuba ububyutse bw'Imana, bugomba kuba ububyutse bw'umuntu. Niyo mpamvu ububyutse bwabaye muri Pentecote ntibwitiriwe ububyutse bwa Petero, ntibwitiriwe ububyutse bwa Yohana. Bwabaye ububyutse bw'Imana, bwaba ububyutse aho Imana asunguka wera wayo kugira ngo aze atuma abantu bihana ibyaha byabo begere Yesu Kristo. Ububyutse rero niko byagenze mu gihe cya Ivan Robert, abantu batangira kumwita nyiri ubu bubyutse, bibagirwa Imana yamunyuzeho kugira ngo abantu ibiyegereze. Benshi bakurikiye Ivan Robert ntibakurikira Imana, abantu batangira gushyira n'amafoto mu nzu yabo ya Ivan Robert, kumva ko bari bagiye mu buyobe bukomeye. Icya kane ikibazo cyabaye abantu bagomba kwirinda cyangwa abantu bagomba kwibuka mu gihe tuvuga ku bubyutse. Ikibazo cyabaye kuri Ivan Robert ni uko nta mubyeyi yari afite, yari yararezwe mu jambo ry'Imana. Ikibazo cya mbere twavuze ni uko ngo ububyutse. Ikibazo cya kabiri cyabaye ngo ni uko ububyutse ntabwo bwari bufite order, bwari bufite gahunda, umuntu yakoraga icyo ashaka. Impamvu byagenze gutyo nuko Ivan Robert yari umuntu ukunda Imana, nibyo, yari umuntu ushaka kwigisha abantu Imana, nibyo, kandi yari umuntu ushaka gukorera Imana koko n'umutima we wose, ariko ntiyarazi ijambo ry'Imana byimitse. Niyo mpamvu igihe bumvishije muri bo bumva ngo bagomba gukurikirana ibyo umwuka babwira, bakabibwira abantu, ntihaje order, umuntu wese yakoraga icyo ashaka. Kandi iyo umuntu akoze gutya kugira ngo abantu mukore icyo mushaka, umwuka wera akoresha abantu, ariko hari n'igihe abantu binjirirwa na Satani, kuko muri biraze ngo Satani azaza gushungera abana b'Imana. Hari Satani nawe agira ute ashiramo ibintu bye. Ibintu byari byiza, byatangiye ari byiza, ariko birangiye ari bibi. Ivan Robert rero mu kwigisha kwabo ukuntu batangiye, mu gusenga ukuntu babikoraga, byaragiye birarangira. Ntihaba kwigisha, ntihaba gusenga, ahubwo abantu bakora ibyo bishakiye, bakora ibyo umwuka wera babwira. Ivan Robert ko nta mubyeyi yari afite wamureze mu by'Imana, kubera ijambo ry'Imana yararisobanukiwe neza. Byageze n'igihe umugore bita Jessie Penn Lewis yaje aramwosha, aramubwira ngo ibyo yigishaga
ibyo yavuze ngo ububyutse ngo yazanye ngo bwari buturutse kuri Satani ngo ntibwavuye ku Mana. Ariko nshuti, ibaze aho umuntu kubera kutamenya ijambo ry'Imana baramwoheje, baramubwira Ivan Robert, ububyutse wazanye ngo ntabwo ari ububyutse bw'Imana ngo bwa Satani. Abanditsi bavuga yuko ngo uyu mugore impamvu yabikoze nuko yabonye ko Ivan Robert ari umuntu uzwi, ari umuntu ukomeye. Niko twavuga ngo muri iki gihe twavuga ngo inkaho yari muri trend, yari kuri trend. Sorry, uyu mugore ashaka kugira ngo mukoreshe kugira ngo akore ministeri ye. Ivan Robert rero kubera kutagira umubyeyi mu by'umwuka, kubera kutagira umuntu wamureze, yaragiye yumvira uyu mubyeyi, yumvira uyu mugore, maze ngo aramukurikira. Umugore ngo yaranamukoresheje kwandika igitabo bita War on the Saints, intambara kubera, intambara irwanya bera. Ngo Ivan Robert hamwe n'uwo mugore banditse kiriya gitabo, baragisohora, kirwanya bwa bubyutse Ivan Robert yagize ute, yari yarazanye, cyangwa bwa bubyutse Imana yazanye uze muri Ivan Robert. Atangira kubuhinyuza, aravuga ngo ibyo bakoze byose ngo ntabwo byari byo, nibyo hari amakosa yarimo, ariko formule yo kuvuga ngo abantu bagomba kwihana, abantu bagomba kwatura ibyaha byabo, abantu bagomba kwiha Yesu Kristo, abantu bagomba guhamya Yesu Kristo ku mugaragaro, ni formule nyayo. Ariko kubera kutamenya ijambo ry'Imana kurisobanukirwa, Ivan Robert baramwoheje, atangira kwita ibyo yakoze byose avuga ngo byari abadayimoni, iby'Imana avuga ngo ntabwo byari birimo, ngo bayobowe n'abadayimoni. Nshuti muvandimwe, twirinde. Uri umusore nibyo, ufite imbaraga z'umubiri, ufite nabangwa ni wowe ugezweho muri iki gihe, uri nka Ivan Robert. Social media ni wowe uzwi, ahantu hose ni wowe uzwi, ni wowe ufite imbaraga. Ariko nutagira umuntu ukurera mu bijyanye n'iby'Imana, uzagenda mu buyobe, n'abantu baza bakubwiye yuko ibyo uri gukora bakubwiye ko atari byo, ubemere, baza bakujyana mu buyobe bukomeye. Ivan Robert yatangiye neza, ariko kubera kutamenya ijambo ry'Imana yarangije nabi. Ivan Robert yari umuntu Imana yakoresheje, abantu barakijijwe, kandi umwuka we Yesu niwe bivuze ngo hari ubwami bwakwirwanya. Igihe Yesu bamubwiye ngo akoreshwa na Beelzebul, yarabwise ngo hari ubwami bwakwirwanya. Ivan Robert kuba yarakoreshejwe, kuba yarazanye abantu benshi kuri Yesu Kristo, kuba yaratangiye neza kuriya, yakoreshejwe n'Imana. Ariko kubera kutamenya ijambo ry'Imana yarangije nabi, arangiza yoshwa n'umugore bita Jesse Penrose. Uzandike muri Google uzamubona, n'igitabo yanditse cyitwa War on the Saints. Tugomba kwirinda nshuti, tugomba kwirinda kugira ngo tutagwa mu buyobe, abantu batatubwira ngo twagiye mu buyobe kandi turi ku ijambo ry'Imana. Ntabwo uzamenya ijambo ry'Imana utariso, ntabwo uzamenya ijambo ry'Imana utigishijwe. Kandi kwigishwa ugomba kuba ufite umwigisha ni umubyeyi, umwigisha ni umupasiteri, umwigisha ni itorero ugomba kurererwamo kugira ngo umenye ijambo ry'Imana. Ububyutse bwa Wales bwararangiye, twavuga ngo bwaranibagiranye, nta muntu ubwibuka. Ndebye nawe maze ari ubwa mbere ubyumvishije, kujyanye na Ivan Robert n'ubwa mbere ubyumvishije. Ariko uyu musore ibyo yakoze tugomba kubyigiraho. Ibi yakoze tugomba kubyirinda, ibyiza yakoze tugomba kubikora. Icyambere tugomba gukora abavandimwe nuko tugomba kwigana gusenga kwe, tugomba kwigana ibintu yakoraga. Ngo Ivan Robert yakundaga gusoma ijambo ry'Imana, Ivan Robert ngo yakundaga gusenga. Tugomba gusenga, tugomba gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo Imana iduhishurire icyo Imana ivuga kuri iki gihe, Imana iduhishurire kugira Imana idushakaho personnel, kandi ishaka no ku matorero yacu. Ububyutse bwa Wales bwararangiye, buranibagirana. Umusore Ivan Robert nawe yaribagiranye, ariko ngo yakomeje kwandika ibitabo, cyangwa ama novels ni ubutabo butoya, kandi akomeza kwigisha. Ariko ikigaragara ni uko ntiyongeye kugaragara in the eyes of the public, ntiyongeye kugaragara ahantu hakomeye mu gihugu, ahubwo yigumiye muri gace k'iwabo gatoya ka Loghul. Ivan Robert yaje gupfa mu mwaka 1951, apfa afite imyaka 72, kandi apfira muri gace k'iwabo gatoya. Ubwo nibwo buzima bwa Ivan Robert, kandi ubwo nibwo buzima, cyangwa nibwo bubyutse bwabaye muri Wales. Ububyutse bwabaye muri Wales
bwabaye ububyutse bwabaye spontane, bwabaye ni nk'igihumyo kirizamura kigahita gipfa kimara igihe gitoya. Nshuti muvandimwe, reka uyu musore akubere isomo. Dukeneye impinduka ikomeye mu gihe cyacu. Abasore bagenzi bacu bashiriye mu nzoga, bashiriye mu busambanyi, bashiriye muri entertainment. Dukeneye abasore bahaguruka muri iki gihe nk'uko Robert yahagurutse mu gihe cye, bagasengera impinduka, bagasengera ububyutse, bagasenga n'impinduka mu basore bagenzi babo. Kandi nta wundi uzabikora muvandimwe, ni wowe maboko y'Imana muri iki gihe, ni ngiye maboko y'Imana muri iki gihe. Nta wundi muntu uzabikora kugira ngo ibyo bintu bibe. Robert yahagurutse mu gihe cye, nawe haguruka mu gihe cyawe. Reka ube imbarutso y'impinduka muri bagenzi bawe. Ariko nshuti, nk'uko Robert tugomba kumwigiraho ibyiza byinshi, tugomba kwirinda ibyo yakoze bibi. Niyo mpamvu ndi kubwira ngo be careful. Tugomba kugira ijambo ry'Imana muri twebwe, tugomba gusoma ijambo ry'Imana rikaba muri twebwe. Kandi tugomba kumenya yuko ububyutse bw'Imana butagomba kubamo akajagari. Ntabwo umuntu agomba gusoma ijambo ry'Imana ngo arisome igice. Pawulo niwe wavuze ngo Imana ikunda gahunda. Imana ikunda gahunda. Ububyutse ntibuzana akajagari mu rusengero, ntibuzana akajagari mu itorero. Kandi nanone ububyutse ntibwitirirwa umuntu, ahubwo bwitirirwa Imana. Nta bubyutse bwa Seti, nta bubyutse bwa Robert, nta bubyutse bwawe, hari ububyutse bw'Imana. Kandi ububyutse bw'Imana buje kugira ngo abantu begere Yesu Kristo, ntibuza kugira ngo bwegereze abantu Seti, bwegereze abantu Yesu Kristo. Kandi tugomba kumenya yuko ijambo ry'Imana niyo musingi w'ububyutse bwari bwo bwose. Tugomba kuvomera mu ijambo ry'Imana. Nidukora ububyutse cyangwa nidusenga ububyutse bukaza, tugasanga bwavuye mu ijambo ry'Imana, uzabuhunge ubujye kure, kuko ubwo bubyutse ntabwo azari ububyutse nyakuri. Tugomba kugira ababyeyi baturera, tugomba kugira abayobozi batuyobora, kugira ngo twirinde nibabona tugiye kuva mu nzira batugarure. Nta cyo ababyeyi babereyeho. Ububyutse nyabwo bugomba kuba bufite abayobozi. Ububyutse nyabwo bugomba kuba bwarasengewe, nibyo, ariko bugomba kuba bushingiye ku ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ntabwo uzaryiga wenyine, ahubwo uzarigishwa n'abandi bari gusobanurira umva icyo Imana ivuga. Eli yari umumenta wa Samweli. Mose yari umumenta wa Yosuwa. Nawe ukeneye umuntu ukumentaringa cyangwa kwigisha ijambo ry'Imana, ukwigisha ukuntu umuntu yumva ijwi ry'Imana, ukwigisha n'ukuntu umuntu ashyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana ryavuze. Ububyutse burakenewe, ariko buzazanwa n'abasore bazi ijambo ry'Imana kandi bemeye kurerwa. Kasubire mu ijambo. Ububyutse burakenewe, ariko ububyutse buzazanwa icyambere n'abasore bafite ijambo ry'Imana muri bo, kandi cya kabiri abasore bemeye kurerwa. Turangize nanone muri rya jambo twasomye riboneka mu gitabo cya Yohana 14:12 kugeza 14. Handitse ngo ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niyiruta, kuko njya kwa Data. Kandi icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Niyo mugihe icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Uyu munsi umenye yuko Yesu Kristo akubwira rino jambo, akubwira yuko niwizera ibyo yakoze uzabikora, kandi uzakora n'ibirenze ibyo. Cya kabiri, niwizera ngo icyo uzasaba cyose ngo azakiguhereza cyangwa azagikora. Ububyutse burakenewe, ariko ububyutse buzazanwa n'abasore bazi ijambo ry'Imana kandi bemeye kurerwa. Mureke dusenge. Nayo Mana yacu, turagushimiye yuko twije ijambo ryawe. Reka Mana umanure ububyutse bwawe muri iki gihe. Reka Mana nk'uko Robert yabukoreye, nk'uko wamukoresheje mu gihe yari umusore. Reka Mana ubyutse abasore, ubyutse inkumi, ubyutse bagenzi bacu, kugira ngo Mana baze mu gakiza, baze bagukorere,
reka Mana umanure imbaraga zawe kugira ngo igihe turimo nk'uko byabaye mu gihe cya Eva Robert, akabyiniro kabura abantu, akabari kabura abantu, ubusambanyi bura abantu, abasore bave mu bidafite agaciro bakugarukira muri iki gihe. Reka Mana utugenderere bikomeye muri iki gihe, reka impinduka itangaje ize mu basore mu izina rya Yesu, amen.